kubagezaho ibyigisho byiza bikomeza bidufasha mu byerekeranye n'agakiza n'uburere muri iki gihe gisoza amateka y'iyi si, akaba anariyo mpamvu rero twifuje kubagezaho iki cyigisho kivuga ngo itorero ni iki? Itorero ninde? Itorero ribahe? Rikora rite? Ninde warishizeho? Uribamo ninde? Abameze ate? Reka tuze kureba ingero zagiye zitangwa ku byanditswe kugira ngo dusobanukirwe n'iri jambo neza, kandi tunasobanukirwe naho turi neza ku buryo busobanutse cyane. Turi bwifashishe rero ibyanditswe byera, ibikoresho harimo jyewe uvuga, harimo mikoro turi kwifashisha kugira ngo twumve iki cyigisho neza. Ibyo byose ni ibikoresho. Handitswe ngo ni k'Uwiteka avuga. Ijambo ry'Imana riravuga riti akanwa k'Uwiteka niko kabivuga. Mwuka w'Imana yaravuga yeruye ati, Mwuka w'Imana anza haravuga ati, aho niho ibyigisho byacu bishingiye, ndetse nta niho bizaja binyura ubwabyo byisobanura. Itorero nicyo cyigisho. Njyewe rero ugiye kubagezaho iki cyigisho nitwa Bagirinshuti Pierre. Halelua. Ni njye ugiye kubagezaho iki cyigisho mu ncamake. Ariko abifuza ibindi byigisho, abifuza ibyigisho byatambutse n'ibindi byaje bibageraho, mwakurikirana cyano yitwa Agakiza n'Uburere. Agakiza n'Uburere niyo cyano dukoresha tunyuzaho ibyigisho byose ibyatambutse ndetse n'ibindi twifuza kunyuzaho. Kubera ko rero turi bwifashishe igitabo gikuru gihatse ibindi byose, reka tubanze twasenga. Data wa twese, Imana idukunda, turagushimye cyane yuko ari weho wahanze itorero, akaba ari wowe ryubatseho, tukaba tugomba kukubakaho. Mubyeyi mwiza udushoboze, ari uvuga umushoboze, uwumva umushoboze, abazumva aya magambo uzabashoboze kugira ngo twubake twese kuri wowe mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen. Itorero nicyo cyigisho cyacu tugiye kureba mu ncamake. Usanga abantu benshi rero bavuga bati ndi mu itorero, undi ati nanjye ndirimo, undi agashinga irindi niringiri, undi agashyiraho itsinda ati n'iri torero, undi akajya mu shyirahamwe runaka ati ndi mu itorero. Ariko nirihe? Nirikora riti? Ninde ushyiraho imfatiro zaryo? Rigomba kuba riri hehe? Reka rero twifashishe igitabo cyiza aricyo Bibiliya, twumve ibyacu neza uko bivuga ibyerekeranye n'iyi nsanganyamatsiko. Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice cya 16 umurongo wa 18. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 16 umurongo wa 18. Haravuga ngo, nanjye ndakubwira ndi uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Iyo iri somo risobanuwe ngo ndakubwira ngo uri Petero kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, ahangaha tugiye kubanza twareba Petero, tureba urutare, tureba uyu uzubaka, kugira ngo twinjire mu cyigisho neza kandi gisobanutse. Petero ni ijambo ry'ikinyarwanda, mu gifaransa ni Pierre. Pierre niho ryakumvikana neza, bivuga ngo ibuye. Ubundi Petero bivuga ibuye, Petero, Pierre bivuga ibuye. Naho urutare rwo birumvikana, urutare n'ibuye tuzi kubitandukanya n'ibintu byumvikana. Kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Abantu benshi rero bari kumvira isomo bahita bumva ngo nzubaka itorero ryanjye kuri iryo buye. Ariko amadini menshi
amatorero menshi agenda yaduka, agenda agaragaza kiri somo Yesu Kristo ubwe aryivugira avuze yuko azubaka ngo itorero rye kuri iryo buye, ngo kubera ko ari ikiganiro Yesu Kristo yagiranaga na Petero. Ariko ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Yesu yabwiraga Petero aho Yesu azubaka itorero rye. Yesu rero yavugiye yuko ari azubaka itorero rye ku rutare, ntabwo ari ku buye. Byumvikane ko rero ubu tugiye kwinjira noneho mu cyigisho cyacu neza, dusobanukirwa neza kugira ngo tutumva ko itorero ryubatse kuri Petero, ahubwo ryubatse ku rutare, kandi urwo rutare akaba ari Yesu Kristo. Izina rye rero reka rikomeze guhabwa icyubahiro. Tugiye kwifashisha ni igitabo gusa, hanyuma umuntu agahitamo. Tugiye kwifashisha igitabo kivuga ngo amahame shingiro 28 y'ukuri kwa Bibiliya. Amahame shingiro 28 y'ukuri kwa Bibiliya. Turihutira ku page y'150 aho bavuze ngo itorero. Page y'150 baravuze ngo itorero. Nyabuneka abazaza bumva ibi byigisho bibaryoheye, muje mudufasha no kubigeza ku bandi, kuko nabo baba bakeneye kuryoherwa. Itorero ni ku page 150 y'icyo gitabo tumaze kubabwira. Hari amagambo avuga ngo itorero ni ihuriro ry'abizera bahamya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nk'ubwoko bw'Imana bwo mu isezerano rya kera. Natwe twahamagariwe kwitandukanya n'isi, tugahurizwa hamwe mu kuramya, gusabana nk'abavandimwe, twiga kandi duhugurana mu ijambo ry'Imana, twizihiza ifunguro ryera, duha bagenzi bacu ubufasha, tunamamaza ubutumwa bwiza mu isi yose. Ncamake y'itorero. Ubutware bw'itorero buva kuri Kristo. Niho nzubaka itorero kuri urwo rutare, ari we jambo wabaye umuntu. Buva kandi muri Bibiliya ariyo jambo ryanditswe. Itorero ni umuryango w'Imana, abarigize bemewe n'Imana nk'abana bayo, babaho bakurikije amahame y'isezerano rishya. Itorero ni umubiri wa Kristo, ihuriro ryo kwizera Kristo wenyine ari we mutwe waryo. Itorero ni umugeni Kristo yapfiriye kugira ngo aryeze kandi aritunganye. Igihe azaba agarutse nk'umuneshi, azaryishira nk'itorero rifite ubwiza, ryabaye indahemuka mu bihe byose, ryaguzwe amaraso ye, nta kizinga cyangwa umunkanyari, ahubwo ryera ritariho umugayo. Itorero nguko mu ncamake. Uyu musaza rero yaje gukora ikosa rikomeye, aho yumvishe yuko rwose yaba itorero ryakubakwa kuri we. Uyu musaza yakoze ikosa rikomeye mu mateka, nk'uko turi buze kubona mu gitabo cyo kubara igice cya 20 umurongo wa 7 kugeza 12. Uyu musaza amaze kurengwa n'uburakari byagenze bite? Yakubise inkono urutare, ayisubiza inyuma, arayizunguza, yongera kuyikubitaho, asakuza cyane ati, nimwumve mwabagome mwe, muri iki gitare muri iki gitare twabakurira amasi, isoko ipfunuka mu rutare, ubwoko bwa Isirayeli bubasha kwica inyota. Ariko Mose, uyu musaza, yakoze icyaha igihe yibwiraga ko ari we utanze amazi, ngo we na mwene nyina, ngo we na mushikiwe, ngo igihe yibwiraga ko ari we utanze amazi, aho kubiharira Imana iyo rutare. Kandi ku bw'icyo cyaha ntiyagombaga kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Ni ikosa rikomeye, ni n'icyaha gikomeye kubona abantu benshi batazinjira mu gihugu cy'isezerano bitewe no kwishyiraho inshingano zakagombye kuja kuri Yesu Kristo, hanyuma zigashirwa ku muntu uwo ari we wese uvuga ati ninjye, nitwe, ni bariya. Kandi aho ari umwanya Yesu Kristo ubwo yakagombye kugira ute kwikorera. Reka rero dushime Imana cyane kandi tunayinezererwe, kuko burya ibyo ikora, ibyo ivuga bihagije. Izina ryayo rero reka rikomeze guhabwa icyubahiro cyane.
ku paji 151 baravuze ngo ubusobanuro Bibiliya ihaye itorero. Baravuze bati itorero ni ikoraniro, iteraniro, guteranira hamwe mu kigiriki bati ecclesia. Bavuga amagambo menshi agenda asobanura itorero, ariko si itorero ni iki? Nyamara umukiza wacu Yesu Kristo ntabwo asize abantu benshi mu mwijima, yasize asobanuye iki kintu neza kandi agisiga nagihaye n'umucyo ku buryo uwo ari we wese yakagombye guhita byumva nta yandi mananiza, yakagombye guhita byemera nta gushidikanya, yakagombye guhita yizera iki jambo ry'Imana rivuga. Inkomoko n'imiterere y'itorero. Bibiliya itwereka itorero nk'ikintu cyahanzwe n'Imana kandi karyita itorero ry'Imana. Muri buze gusoma byakozwe no mu gice cya 20 na 28. Urwa mbere cya mbere mu wa kabiri Yesu yahaye itorero ubutware bw'ijuru. Ibyo Matayo 18:17-18. Dushobora gusobanukirwa inkomoko n'imiterere y'itorero rya gikristo dusuzuma inkomoko n'imizi yaryo mu isezerano rya kera, tunareba n'amashusho atandukanye akoreshwa mu isezerano rishya arivugaho. Rwose ko biri kandi tugomba uwo ari we wese gukurikirana ino nsanganyamatsiko. Paji 153 ngo mu gihe umusaraba wasobanuraga iherezo ry'umurimo wahawe Isirayeli, umuzuko wa Kristo watangije itorero rya gikristo n'umurimo waryo ari wo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'agakiza kubw'amaraso ya Kristo. Ubwo abayuda batakazaga umurimo wabo, bahindutse ishanga nk'ayandi, bareka kuba itorero ry'Imana. Mu mwanya wabo Imana yashyizemo ishanga rishya ari ryo torero ryagomba guteza imbere umurimo wayo ku isi. Itorero yo mu isezerano rishya rifitanye isano rikomeye n'umuryango w'Abisirayeli babizera ba kera. Iryo torero rigizwe n'abayuda n'ababarimo. Abantu benshi usanga rwose iyo bageze ku bayuda bakuramo inkweto bakicara bakarambiriza, ariko itorero rivuga yuko abayuda, itorero rigizwe n'abayuda ndetse n'abanyamahanga bahindutse kandi bizera Yesu Kristo. Bityo Isirayeli igizwe n'abemera Yesu Kristo mu kwizera. Ibyo rero tuzabisanga neza mu gitabo Pawulo ageranya umubano musha w'abo bantu bari baratandukanye akoresheje ibiti bibiri ari byo umunzenze wo mu gasozi n'igishyitsi cya Elayo. Nuko rero kugira ngo dukomeze dusobanukirwe neza ko abagize itorero yubatse, reka rero tujya kuri ubu bigereranyo byombi. Ntabwo ari byombi ahubwo ni byinshi. Yesu Kristo ku paji 154 Yesu Kristo yitangiye ibigereranyo bigiye bitandukanye bigaragaza itorero. Amashusho yakoreshejwe agereranya itorero. Yesu Kristo ubwo yivugiye yuko itorero ari nk'umubiri. Abefeso igice cya 2:16, urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12:13, Abakolosayi 18, Abefeso 23, Abefeso 5:30. Yesu Kristo avuga itorero ari umubiri, ariko yigezeho aravuga ngo niwe mutwe. Itorero rwose rifite umutwe. Itorero rifite umutwe ari we Yesu Kristo. Itorero rwose Yesu Kristo. Abandi bo babaye iki? Abandi bahinduka amaboko, abandi bahinduka umugongo, abandi bahinduka intugu, abandi bahinduka agatuza, abandi bahinduka inda, abandi bahinduka ikibuno. Nshaka kuvuga ati nahinduka ikibuno. Iyo wijuse ugakenera kuja mu bwiherero wumvaga n'akaguru kavaho, ariko ukamanza wava mu bwiherero. Abandi bahinduka amavi, abandi bahinduka amaguru, abandi bahinduka ibirenge. Nguko tugomba kubakwa kuri Yesu Kristo. Ikigereranyo cya kabiri Yesu Kristo yaravuze ngo itorero ngo urusengero. Itorero ni inzu y'Imana, urusengero rw'Imana aho umwuka muziranenge atuye. Yesu Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Iyo dufashe ikigereranyo rero ku itorero ry'Imana, Yesu Kristo
bifatwa nko ku nyubako. Yesu Kristo niwe uhinduka ibuye rikomeza imfuruka. Yesu Kristo niwe uhinduka ibuye rikomeza imfuruka. Reka dukomeze twumve neza iby'iri buye. Ahangaha biri kugaragara yuko itorero rivugwa ari itorero nk'urusengero, ari cyo kigereranyo kinavuga umubiri wacu. Akaba ariyo mpamvu mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 3:17 Pawulo yavuze ku rusengero rw'Imana rwera. Urusengero rw'Imana ni urwera, utsemba urusengero rw'Imana nawe izamutsemba. Ni kimwe n'amagambo yavuze ngo umubano wa bugufi itorero n'abatizera utandukanye no kwera kwaryo, kuko Pawulo yabivuze kandi ugomba kurekwa. Ni isano iri hagati yo gukiranuka no gukiranirwa. Urusengero rw'Imana ruhuriye he n'ibishushanyo bisengwa? Kwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6:14 na 16. Ahangaha rero hashyizwemo ikindi kigereranyo cy'itorero, itorero nk'umugeni. Ahangaha baravuga ngo itorero rigereranywa nanone nk'umugeni, Kristo akaba umukwe. Kristo rwose ahagaze ku ruhande rukomeye kandi ruremereye kandi rwa nyir'igikorwa. Umwami yarahiye akomeje ati, kandi nzakwishira ube uwanjye iteka ryose. Ni ukuri nzakwishingira ube uwanjye, nkiranuka ngaca imanza zitabera, nkagukunda kandi nkakubabarira. Arongera akabihamya ati, ndi umugabo wanyu, muri Yeremiya 3:14. Biragaragara yuko rero Yesu Kristo ari we mukwe wacu, twebwe tukaba umugeni. Barakomeza avuga mu Efeso 5:25 ngo urukundo Kristo akunda itorero ni rwinshi kandi ruhoraho kugera ubwo aryitangira. Yararyitangiye kugira ngo aryejeshe ijambo rye nyuma yo kuryeza binyuze mu mubatizo w'amazi. Efeso 5:26. Ubwiza bwuzuye bw'itorero no gukomera kwaryo bizerekanwa gusa ubwo Yesu azaba agarutse. Ahangaha ni ikigereranyo cyiza cya Kristo n'itorero rye, aho agaragaza yuko ari we mukwe, twebwe tukaba abageni. Ariko magingaya ikigaragara ni uko gusanga umugeni ntazi umurambagiza, umugeni ntazi uwamurambagije, umugeni ntazi ugiye kumutwara. Ese bizagenda bite niba umugeni atazi ugiye kumutwara? Nyamara ikigaragara ni uko umugeni yakagombye kubaza umuntu uzamutwara. Umusore nawe cyangwa se umukwe akabazi umugeni agiye gutwara. Ibi byo birazwi neza, ahubwo ikibazo usanga kiri ku mugeni utazi umurambagiza. Itorero rero ni nka Yerusalemu nshya, byanditswe byitwa umurwa Yerusalemu Siyoni, aho ni Imana izatuza ubwoko bwayo. Iyo usomye rero muri Yohana igice cya 14, Yesu yavuze ati, nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data ngo harimo amazu menshi. Mu rugo rwa data bigaragare kandi byumvikane yuko neza ko itorero rifite ahantu rizatuzwa, itorero rifite ahantu riri gutegurirwa, aho rizabana n'umugeni waryo. Itorero rero ni nka Yerusalemu nshya iri mu ijuru. Izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro. Ikigereranyo cya 5 ngo itorero ni nk'umuryango. Itorero ku isi no mu ijuru rigereranywa nk'umuryango. Hakoreshejwe ibigereranyo bibiri ngo berekane uburyo bwo kwinjira muri uwo muryango. Ni ukwakirwa nk'abana b'Imana. Baroma 8:14 kugeza 16. Abefeso igice cya 1 umurongo wa 4 kugeza 6. Kuvuka busha Yohana 3 umurongo wa 8. Ahangaha bagenda bagaragaza ibyanditswe, bigenda bigaragaza ko itorero ari nk'umuryango. Si umuryango wabaho utandukanye bigashoboka, si umuryango wabaho udahuje bigashoboka, si umuryango wabaho ntawe uhurira bigashoboka. Nguko ngayo igisubizo kirimo. Ikintu kimwe cy'ingenzi kiranga itorero nk'umuryango ni umushyikirano bagirana. Mu Kigiriki baravuze ngo ni koinonia, umushyikirano. Ni umushyikirano mu butumwa bwiza. Ndaga n'umushyikirano mu kwikuvugira no kwikorera ibyo uwo ari we wese ashaka mu butumwa bwiza.
ikigereranyo cy'umuryango cyerekana itorero ryita ku bandi, aho abantu bakundana, bubahana kandi bakamenyana, ahantu abantu basobanukirwa ko umuntu akenera undi, atari nyamwigendaho, atari ndihagije, ati ntangaburira, ati yibane nanjye nzibane. Ibi ntibiba mu itorero ry'ukuri. Umwe muri bo uvuga n'ubwirwa ayo magambo ashobora kuba atandukiriye. Aho niho impano zikurira, aho niho buri muntu akurira, kandi ni naho buri muntu yuzurizwa. Ibyo bituma bagira inshingano kandi bakubaha ababyeyi bababyaye mu buryo bw'umwuka. Pawulo avuga ati bana banje, Yohana ati bana banje bato, bakita kuri bashiki babo na bene se mu by'umwuka. Ibyo bikagaragaza ko bagira n'urukundo, bigatuma habaho gukomezwa. Kuba umwe mu bagize umuryango w'itorero bifasha abantu bafite inshingano zitandukanye na kamere zitandukanye n'uburyo butandukanye, kwishimirana, gufashanya no kwihanganirana. Abagize umuryango w'itorero biga kubaho mu bumwe, bakareka kuba banyamwigendaho, kandi buri wese agakomeza kugira ibimuranga byihariye. Abantu benshi bari kuvuga ngo mwitorero ngo nose ukuri ameze kuriya, ngo kuri ameze kuri. None se inzobe zareka kuba inzobe? Ntibibaho. Umuyumba zareka kuba umuyumba se? Reka. Buri wese agomba kugira umwihariko, kuko buri wese none se no kuvuga ngo umubiri wose nubijisho, umubiri wose nubakaguru, birashoboka se? Ntibibaho. Dukomeza ikigereranyo cya gatandatu ngo itorero inkingi y'urufatiro rw'ukuri. Itorero ry'Imana ihoraho ni inkingi y'urufatiro. Itorero n'ububiko n'urufatiro rw'ukuri, niryo ririnda ukuri abanzi bako bose. Itorero rifite abanzi, itorero rifite abanzi. Ngaho rero nubwo bimeze bityo, ukuri ntikuguma hamwe gusa, ahubwo kurakura. Iyo abagize itorero bakeneye umuco mushya, ari ryo hame shingiro cyangwa ubusobanuro bushya bw'ibyanditswe, abafite ubunararibonye bagerageresha inyandiko nshya yose hakoreshejwe ijambo ry'Imana. Yesaya 8:20. Nibyo itorero rero nk'ingabo, abarwanyi banesha. Niko bimeze, itorero ni umurwanyi kandi rizanesha. Itorero ryagiye rihangana n'umubi hagati muri ryo ndetse no hanze yaryo, arizanesha. Mu gihe Imana izana abantu bahindutse mu itorero, Satani nawe azanamo abantu batahindutse. Ibi bice bibiri bigira icyo bihindura ku itorero ubwabyo. Igice kimwe gituma ryezwa, ikindi kigatuma rigwa mu bishuko. Ibi batandukanya mu itorero bizagumaho kuzageza igihe cy'isarura, aricyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Nguko ngayo rero. Iyo rero tugeze ku byerekeranye n'itorero, abantu benshi bahita baje mu mwuka. Iyo bigeze ku byerekeranye n'itorero, abantu benshi bahita baje mu mubiri. Ese itorero mu mwuka n'umubiri bimeze gute? Paje 158 ni cya gitabo cyitwa amahame shingiro 28 y'ukuri kwa Bibiliya. Amahame shingiro y'ukuri kwa Bibiliya nicyo gitabo turi kwifashisha kugira ngo twumve neza itorero mu kigereranyo cyaryo, mu mvugo yaryo, kugira ngo hatagira umuntu uvuga ati ndirimo ataririmo, ndakavuga ati sindirimo kandi wenda yararirimo. Ni ikibazo kugira ngo ibyo twizera, ibyo twemera byose bibe bifite n'ukuri gufatika, kumvikana neza. Kuri ku page 158 avuga ngo itorero rigaragara. Abantu benshi rero twageze kuri itorero bahita baje mu mwuka, ntago bashobora kwemera yuko itorero rigaragara. Page 158 havuga heruye ko ari itorero rigaragara. Miteguro y'imvura yitumba page 63 na 64 birari ubutumwa bwatoranijwe. Umuzingo n'uwa kabiri page 51 na page 52 isubi ya kabiri muri ubwo butumwa bwatoranijwe, ariko turi gukoresha iki gitabo ku page 158. Itorero rigaragara ni itorero Imana yashiriweho umurimo, byuzuza inshingano yaryo kubwiriza ubutumwa bwiza ku isi yose. Matayo 28:18-20 no kwiteguriza abatuye isi kugaruka kwa Yesu mu bwiza. Batesalonike 5:23 n'Abefeso 5:27. Nk'umuhamya wihariye batoranijwe na Kristo Yesu, itorero rimurikira kandi rikabwiriza abatuye isi nk'uko Kristo yabigenzaga. None se Kristo ntiyagaragaraga?
ribwiriza abakene ubutumwa bwiza, ribwirimbo he ko zibohorwa impumyi ko zihumuka no kubohora ibisenzagere no kubamenyesha iby'umwami. Itorero rero riragaragara, itorero kuko Kristo yagaragaraga naryo riragaragara. Iyo rero ukomeje gusoma no mu gitabo cya Luka igice cya 18 umurongo wa 19, Luka igice ni cya 18 umurongo wa 19. Reka twumve uyu muganga abanaga na Yesu icyo yabivuzeho. Igice cya 4 umurongo wa 18 na 19 haravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri nge, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, ntumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka no kubohora ibisenzegere. Aya magambo twari tumaze kuyasoma, nyamara niyo magambo y'ukuri afatika Yesu Kristo yabwiraga abangize itorero rye cyangwa abantu bifuza cyangwa si yashakaga ko bamwemera bakaza mu itorero rye. Itorero ryafashe n'ikigereranyo cyuko rigomba kuba itorero ritagaragara. Itorero ritagaragara aryo ryitwa nanone itorero rikwiriye hose, rigizwe n'ubwoko bw'Imana bukomoka mu bantu ahantu hose ku isi, ribonekamo abizera bagize itorero rigaragara, ribonekamo abizera bagize itorero rigaragara ndetse n'abandi batandukanye batari abo muri itorero rigaragara, kandi rigendera kuri gahunda nyamara bakaba bakurikiza umucyo bahawe. Hari abantu bari hirya no hino batari basobanukirwa n'umucyo wuzuye Yesu Kristo yatanze, ariko bakaba bagendera mu butumwa mu kuri. Bamaze kumenya abo bantu nabo nibambona ukuri kose, nibumva ukuri kose, bazagana itorero rigaragara. Imana ishimwe cyane. Yohana igice cya 1 umurongo wa 9. Bitewe n'imiterere y'iby'umwuka yo gusenga by'ukuri, abantu bashobora kumenya neza bagize itorero ry'Imana n'abatarigize. Bitewe n'imiterere y'iby'umwuka no gusenga by'ukuri, abantu ntibashobora kumenya neza bagize itorero ry'Imana n'abatarigize. Kubwa mwuka muziranenge, Imana iyobora ubwoko bwayo ibukuye mu itorero ritagaragara ngo bwinjire mu busabane kandi bufatanye n'itorero rigaragara. Aho Yesu Kristo avuze ati mfite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana, zizumva ijwi ryanjye kandi zizaba umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe. Ni mu itorero rigaragara gusa hashobora kuboneka ubunararibonye bw'ukuri kw'Imana n'urukundo. Itorero rero rirahari, riragaragara kandi riracyagenda, kabone nubwo ryaba rihanganye n'abarirwanya. Itorero ryubatse kuri Kristo, ntabwo amarembo cyangwa se ntabwo amarembo y'ikuzimu yarihangara. Hariho n'ibisabwa kugira ngo umuntu abe umwizera w'itorero. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 36 na 41, ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 10-12, hose agaragaza uko umuntu agomba kuba umuyoboke w'itorero. Izina ry'Imana reka rikomeze gushimwa. Dusoza, turi buze gusoza nahanditswe ngo dutangira nahanditswe ngo reka rero dufifashishe igitabo yo n'icyitwa ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2. Ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2 igice cya 52. Itorero rinesha niyo nsanganyamatsiko ihari. Abantu benshi usanga bavuga ati itorero ryaraguye, itorero rizagwa, itorero riri kugwa. Ariko se birashoboka? Kereka ritubatse hahandi, kereka ritubatse kuri wa wundi. Reka twumve itorero rinesha. Ibyiringiro byasubiwemo kenshi, ni ibyiringiro byasubiwemo kenshi. Muri iki gihe data wa twese akunda ubwoko bwe nk'uko akunda umwana we. Umunsi umwe tuzagira amahirwe yo kumubona amaso ku maso. Dukwiriye kwibuka ko nubwo itorero ryaba irinyandege nke ndetse rikaba ridatunganye, nicyo kintu cyonyine ku isi Kristo ahozaho ijisho, ahora ryitayeho kandi akarikomeresha mwuka we wera. Tugende kuri bya bigereranyo byakumvikana neza. Ari mugabo ari kubwira umugore we, cyakoze kubera ko abagabo bari kugira abagore benshi, bari kumva na Kristo agomba kuzagira abagore benshi, ariko ntabwo ariko bimeze.
mwiringira uburinzi bw'Imana. Ndemo cyeke ndajya ngo kanaka ngamaze gucya ngo yabaririmo ngo ryabari y'ukuri. Mwiringira uburinzi bw'Imana. Itorero ryayo rigomba kwigishwa. Rifite umwigisha si Kristo si nubwo ryabiri nyantege nke kandi ntiribe ritunganye ni ryo kintu ihozaho ijisho. Umugabo nyamugabo mu rugo ubwo niyo bari nko kubwira ati reba umugore wawe, reba kumufata, reba kumufata, reba kumwemerera, reba kumukunda, uhita wumva ko Kristo nawe mwaba mumeranye. Guhora rinesha itorero rigomba kwiyongera mu mikorere kandi rikagura imbibi zabwo. Ndagwitara ari umudugudu. Umuhati wacu uvuga butumwa ugomba kwaguka, tugomba kwagura imbibi zacu nubwo hagiye habaho gutsindwa gukomeye mu muhati wo kugumana ikituranga kidutandukanye n'abandi nk'abakristo bemera Bibiliya twakomeje kujya mbere. Ngo kandi koko abongereza nibo bavuga ngo ni walking we learn to go, cyangwa se bakavuze neza mu buryo bwumvikana baravuga ati in falling we learn to go. Ugwa nuba yarahagaze naho udahagaze we aba yanaguye nyene. Ubwo rero nuba yarahagaze. Ubuhamya twabonye guhera mu myaka 50 ishize tubana na mwuka w'Imana budutera gutsinda ibigeragezo biza n'abantu baje mu ruhande rw'umwanzi kurwanya ubutumwa bwiza bw'Imana. Bavandimwe mbandikiye ibi nubwo mwese mudashobora kubisobanukirwa, atabisobanukirwa akavuga ngo ryaraguye ngo ririmo kanaka ngo ntabwo ari ryo ngo kanaka uvuga gutya. None si Yuda wendi yarari kumwe n'uwaremye ijoro n'isi kandi ntabwo yigaza mu kubiturushi ntabwo yigaza namucira ariko bari kumwe. Nesama rikomeye kuri twebwe. Iyaba ndarizeraga kw'ijisho ry'Imana rihora ku bwoko bwayo ntabwo nashoboraga kugira ubutwari bwo kwandika ibi bintu inshuro nyinshi. Ibi bintu byasubiyemo birongera bisubira birongera bisubira. Imana ifite ubwoko iyoboye kandi yigisha. Paji ya 319 ni cya gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe nahawe amabwiriza yo kubwira. Noneho bareruye byanditswe bireruye nubwo wenda wabyumva yavuga ati mvano ariko ibyanditswe bireruye byo. Nahawe amabwiriza yo kubwira abadivantisi umunsi wa 7 ku isi yose ko nkishanga. Petero 2:9 mu rugo ko rwatoranijwe nkishanga. Nyamara babwirwaga nabo barahari ngaba. Nahawe amabwiriza yo kubwira abadivantisi umunsi wa 7 ku isi yose ko nkishanga. Imana yaduhamagariye kuyibera ubutunzi bwihariye. Yateguye ko itorero ryayo ku isi rizashikama ritunganye mu mwuka w'inama z'Uhoraho. Yateguye ko itorero ryayo ku isi rizashikama. Ntago ari hari igihe ryazashikama, rizashikama ritunganye mu mwuka w'inama z'Uhoraho Nyiringabo kugeza ku mperuka y'ibihe, kugeza heza agarutse. Mana we, nta kintu ku isi kuri iyi si Imana ikunda cyane nk'itorero ryayo. Ngo kuvuga ati ndagenda umugabo akunda nk'umugore wa none ibyo gushidikanywaho mu kubitaho mu buryo bukomeye. Imana irinda abayishaka. Yagamba kozamo n'ubushake bw'umuntu. Nta kintu kibasira Imana nk'abagaragu ba Satani barwanira kwambura ubwoko bw'Imana uburenganzira bwabwo. Ntabwo Uhoraho yatereranya abantu be. Satani yerekana amakosa bakoze. Abantu benshi ndivuyemo riri kumbwira guca, riri kunsaba bino, riri kubinoze ko ari nabikoresheje gutya, ndivuyemo. Satani yerekana amakosa bakoze kandi agerageza kubatera kwizera ko muri ubwo bwoko bitandukanije n'Imana. Satani murwanyi twemera, ariko hari icyo twemera cyane si umunesha. Abamarayika babibashakisha mu nzira zose uko baca intege abantu baharanira kunesha icyaha. Bashyira imbere yabo ibibi byabo by'igihe cyashize maze bakerekana ko ibyabo nta garuriro bifite. Nyamara dufite umucunguzi ushobora byose. Amina. Kristo yavuye mu ijuru yihinduye umuntu kugira ngo abe kuri iyi si
ashyira mu bikorwa amahame y'ubutungane. Amina. Yari yarahawe imbaraga zo gukorera abantu bose bari kumwemera nk'umucunguzi wabo no gutabara abantu bihana babaga bemeye ububi bw'icyaha, kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Amina. Reka rero dusoreze ahangaha icyigisho cyacu cyatubwiraga ngo itorero ngiryo, itorero niri, nubwo habonekamo intege nke, nubwo habonekamo imbaraga nke, nubwo habonekamo ibitero byinshi bigenda bigaragaza mu buryo ki satani akagenda yigaragaza mu buryo bugiye butandukanye, ariko itorero riraguka kandi rikanakomera. None se niba Yesu Kristo yarasize intumwa 12, ubu ngubu isi bikaba bimaze kugira amamiliyoni bamwemera, kumva itorero atari iryo. Itorero ni iryo. Usanga ate none se Kristo niwe mutambye abandi niki? Abantu batinya kwerura iki kintu. Reka twongera tugisubireho gakeya. Page 159, amahame shingiro 28 y'ukuri kwa Bibiliya. Avuga ngo ubutambyi bw'abizera bose. Kubw'umurimo Kristo akora mu buturo bwera bwo mu ijuru, umurimo w'ubutambyi bw'abarewi ntugifite akamaro. Ubu ngubu abizera b'itorero bahindutse abatambyi bera. Bandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2:5, Pawulo aravuga ati ariko mwebweho mu bwoko bwatoranijwe, ishanga ryera, batoranijwe ishanga ryera, abatambyi b'ubwami, abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo w'itangaza. Tugomba kwiga inyigisho z'ubutambyi neza, twese tukazisobanukirwa, kubera ko dufite umutambyi mukuru utuyoboye. Nose yaba mukuru nta murumuna we afite, kandi koko turi murumuna we, izina rye reka rikomeze guhabwa icyubahiro. Reka dusoreze ahangaha icyigisho cyacu rero. Uwiteka akomeze kubaha umugisha, kuba mu itorero rye. Itorero rye nirimwubatseho, rifite ibyangombwa bimaze kuvugwa, rifite ibyangombwa bimaze gusomwa. Reka rero ubwo agiye kuzagaruka nk'umukwe wacu mukuru, ubwo agiye kuzagaruka nk'ibere ikomeze imfuruka, ubwo agiye kuzagaruka nk'umwami n'umucunguzi, ubwo agiye kuzagaruka nk'umukwe wacu utuyoboye, ubwo agiye kuzagaruka nk'umutwe wacu, ubwo agiye kuzagaruka twese azasange twaramwubatseho. Nibyo nsabira uvuga, nibyo nsabira unyumva, nibyo nsabira n'uzanyumva, kugira ngo abana ari bidufashamo kubwa Mwuka Wera, mu izina ryiza rya Yesu Kristo. Amen.